Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bakunzi bacu. Impano Family TV dukomeje kubaha ikaze. Uyu mwanya rero turi kugira ngo tubabwire bimwe mu bikomeje kuvugwa cyane. Twakomeje kubabwira ku by'abanyeshuri byakomeje gutuma ababyeyi cyane abafite abana biga mu mashuri yishyurwa amafaranga menshi, cyane biga muri segonderi cyangwa biga mu mashuri yigenga, bakomeje gutekereza ibintu byinshi bigatuma wenda bakora n'ibitagomba gukorwa kubera intekerezo nyinshi. Kenshi na kenshi hari igihe umuntu aba absent mind cyangwa se ibitekerezo byagiye ahandi, bigatuma akora ibihusanyije n'ibyo yifuzaga. Ibi rero ni ibyabaye ku mushoferi wari utwaye imodoka y'ikamyo yavaga i Kigali, yavaga i Rwamagana yerekeza i Kigali. Hakaba rero habaye impanuka y'imodoka yari itwaye gaze igakubitana n'indi yo mu bwoko bwa Toyota. Polisi y'igihugu cyacu yatangaje ko umuhanda Kigali Rwamagana ufunzwe kubera impanuka. Polisi y'u Rwanda ivuga ko mu gitondo cyo kuri uwa kabiri mu muhanda munini Rwamagana Kigali ahitwa Bambino mu kagari ka Nyagahinga, umurenge wa Rusororo, karere ka Gasabo, habereye impanuka bituma umuhanda utaba nyabagendwa. Polisi yasabye abakoresha uyu muhanda gukoresha umuhanda Masaka Kabuga n'umuhanda Umusambi Intare Arena Murindi. Amakuru avuga ko imodoka yakoze impanuka ari ikamyo ipakiye gazi yarivanye Rwamagana iyizanye mu mujyi wa Kigali. Igeze muri uwo muhanda ishaka kwihuta ngo inyure ku yari iri imbere. Icyatumaga uwo mushoferi yihuta kugeza ubu ntawakimenya. Iyo modoka rero yahise igongana n'imodoka y'ubwoko bwa Toyota. Kubw'amahirwe rero yaba shoferi yaba uw'ikamyo n'uwari utwaye Toyota ntawapfuye, ariko bakomeretse cyane bajyanwa mu bitaro. Muri kumva rero ko ibintu bitoroshye kubera ibitekerezo byinshi. Hari igihe umushoferi wenda yihutaga agira ngo arebe ko yakwihutisha amasaha, agira ibindi yakora byamuhesha agafaranga kugira ngo abashe gutunga umuryango. Ibyo ni bimwe rero mu bibazo bituma abantu bakomeza gutekereza cyane, bakoresha ubwonko cyane. Ku biribwa bikunzwe cyane byitwa ibirayi ho haravugwa mafiya mu bucuruzi bwabyo, ngo ni gute ibiciro bitumbagira ijoro n'amanywa. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe, baravuga bati umunyarwanda yaritegereje abona ibintu uko byifashe, maze yicara yitangiriye itama agira ati n'akataraza kazaza. Umuhanzi nawe abyumvise ejo bundi yungamo ati ninde wari uzi ibi bintu? Wa mugani, ninde wari uzi ibi bintu koko? Ninde wari uzi ko ikiro cy'ibirayi cyagurwa amafaranga 2,000 kandi byera mu Kinigi mu karere ka Musanze? Ibirayi biri kugura umugabo bigasiba undi. Bamwe bati byahindutse inyama, byahindutse nk'urumogi, ku buryo bamwe babicuruza mu buryo budakwiriye kugira ngo bakamure abaturage mu nkubiri yo gushakira no kwishakira vuba cyangwa gushaka gukira vuba. Uyu munsi ugeze ku isoko, ibirayi ni bimwe mu biribwa biri kuzamuka ijoro n'amanywa, kuko hari n'ibigeze ku mafaranga 2,000 ku kiro. Ibyo ni ibizwi nka gikungu. Ibirayi bya Kinigi biri kugura hagati y'amafaranga 700 n'amafaranga 800 bitewe n'uko umucuruzi yaranguye. Ibi bikaba byatumye mu ngo kurya ibirayi ari ibyo bifite. Mu tubari abajyaga babikurikiye kugira ngo baze kwimara ipfa rya brosheti babyifashisha ubu barya ibitoki cyangwa bakaziriraho nyine izo nyama, kuko ntabwo bikiboneka ibirayi. Na hamwe bisigaye igisate kimwe cyaguraga amafaranga 100 ubu kiri kugura 200. Ibaze gutanga amafaranga 200 mu gifu ntihazemo n'akayaga. Iki kibazo gikomeje gufata indi ntera, ari nayo mpamvu Igihe dukesha inkuru nyine yakoze icukumbura ryimbitse kugira ngo hamenyekane ikibazo kiri mu bucuruzi bw'ibirayi. Umusaruro wo mu majyaruguru n'uburengerazuba waba waragiye he?
Mu turere tw'amajyaruguru n'iburengerazuba haturukaga umusaruro mwinshi w'ibirayi. Muri iki gihe wabaye muke, bituma usa n'uwihariwe n'abahinzi n'imiryango yabo, bagahitamo kutawujyana ku isoko. Ubuhamya bw'umuhinzi ntangarugero mu karere ka Musanze witwa Karegeya Apollinaire buvuga ko nyirabayazana w'ihenda ry'ibirayi ari imihindagurikire y'ibihe, by'umwihariko ibiza byibasiye intara y'amajyaruguru n'iy'uburengerazuba muri Gicurasi uyu mwaka wa 2023. Icyo gihe ngo abahinzi bari bafite ibirayi mu mirima byarahombye ku kigero cya 80%, nyuma yaho bitwawe n'amazi, ibisigaye urubura rurabicoca. Ibyo byabaye by'umwihariko mu mirenge ya Nyange na Kinigi mu gihe byari byitezwe ko bazasarura muri Kamena na Nyakanga. Ngo warose nabi burinda bucya. Icyo kivuyeho haje izuba rihera muri Kamena rigeza mu ntangiriro za Nzeri. Abashyize imbuto mu butaka icyo gihe aho kumera yahiriye mu butaka kubera ko imvura ya Nyakanga itabonetse. Uyu muhinzi Karegeya yagize ati kugeza ubu umusaruro w'ibirayi ntawo dufite bitewe n'izo mpamvu ebyiri, ari cyo gituma n'ibiciro bigenda bizamuka. Inkuru ya Karegeya yuzuzwa n'iya mugenzi we Nzabarinda Isaac uvuga ko ari igihombo kubona imbuto bateye mu mezi arenga 2 ashize, ugira utya ukabona ubu aribwo zitangiye kumera. Uyu we afite icyizere ko kubera imvura yabonetse mu kwezi kwa 11 umusaruro uzongera kurumbuka ku buryo ikiro cy'ibirayi gishobora gusubira ku mafaranga 400. Mu Kinigi ikiro cy'ibirayi ubu ni amafaranga 750 kandi ariho bihingwa. N'ubwa mbere kigurwa amafaranga angana gutyo. Nubwo bimeze gutyo, ntabyo bafite byo kohereza ku masoko mu buryo bwagutse nk'uko byari bisanzwe. Ku rundi ruhande ariko abahinzi bafite mu mirima ibirayi bibarirwa ku ntoki muri Musanze na Nyabihu, aho umunyamakuru wa Igihe yabashije kugera muri 21 na 22 Nzeri 2023 ku mihanda ya Nyabihu, aho byari bimenyerewe ko abahisi n'abagenzi bakeneye ibirayi bayibona ndetse bakabyiyama. Muri iki gihe kubihasanga n'itombora. Mu isoko rya Byangaboho rero ntihiburira Kinigi nziza igura amafaranga 700 ku kiro, ariko kwigondera icyo giciro si ibya buri wese, ibiri munsi yabyo ni 350. Mu Kinigi rero ho heraga ibirayi byinshi. Muri iyi nshuro umusaruro wabaye muke kuko byangijwe n'imvura. Iboneka ku isoko rya Kigali bikomoka muri Malawi. Umwe mu bacuruzi baranguza ibirayi i Nyabugogo witwa wa Nyirakuru Justine yabwiye Igihe ko mu majyaruguru n'uburengerazuba nta birayi bari kubonayo, iyo bacuruza babikura ku mupaka wa Malawi na Tanzania ahitwa Mbeya. Bamwe bemeza ko bituruka muri Malawi, abandi bakabihakana. Ibyo bifatirwa kuri uwo mupaka birimo ubwoko bubiri. Hari ibimeze nka Kinigi yo mu Rwanda n'ibyumweru bisanzwe byitwa Kirundo. Kinigi igurwa amafaranga 800 ku kiro aho Mbeya. Byagera Nyabugogo bikagurishwa kuva ku 1000 nuva ku baranguza, naho ibyumweru bikagurishwa kuva ku mafaranga 600. Umuturage ugiye ku isoko guhaha ibyo birayi abibona nibura hiyongereho amafaranga 200 ku kiro kimwe. Mu gushaka kumenya ukuri kw'ibyo wa Nyirakuru avuga, ikinyamakuru Igihe nyine yashatse abacuruzi bo ku mupaka wa Tanzania na Malawi babasobanurira uko ibintu byifashe. Bati ubusanzwe u Rwanda nta masezerano rufitanye na Malawi mu buhahirane, bivuze ko ibicuruzwa nk'ubunyobwa iyo bivanywe muri Malawi bijyanywe mu Rwanda bigera muri Tanzania bikandikwa nk'aho ariho bigiye kugarukira, hanyuma abacuruzi bo mu Rwanda bagahabwa impapuro zivuga ko ariho babikuye. Ntabwo ikinyamakuru Igihe kigeze kibona amakuru y'ukuri agaragaza ko hari ibirayi biva ku mupaka ari naho urujijo ruzira, mu buryo abavuga ko babikura muri Tanzania babyinjiza mu Rwanda. Abo baganiriye n'Igihe ni abari ku mupaka wa Tunduma, aha ni hafi umupaka wa Zambia, ibirometero nka 200 kugira ngo ugere Kasumuru. Nta birayi byinjira muri Tanzania bahabona. Umwe mu bazi neza uburyo abacuruzi kuri mupaka ukorana n'abafasha abamenyekanisha imisoro yabwiye Igihe dukesha iyi nkuru ati ku mupaka wa Malawi na Tanzania nta birayi biri kuhatambuka
mu buryo bwemewe n'amategeko. Birashoboka ko bari kubinyuza mu zindi nzira zitazwi, kuko nk'ubu Malawi ntiyemera ko ibigori bigurishwa hanze, gusa ntibikuraho ko tujya twumva byageze mu Rwanda. Muri Malawi ikiro cy'ibirayi kiri kugura amafaranga y'u Rwanda 280, kugira ngo bigere mu Rwanda ikiro kibarirwa amafaranga 400, ubaza amafaranga y'urugendo n'umusoro. Bivuze ko umuntu ujya kurangura ibirayi bigeza i Kigali bihagaze amafaranga 380. Ikiba gikurikiyeho rero ni ukugena igiciro ku giti cye. Nashaka arashyiraho 100 ry'inyungu bitewe n'urwunguko yifuza, cyangwa se andi ashingiye ku buryo isoko rihagaze. Bivuze ko niba abacuruzi bari gukura ibi birayi muri Tanzania bakabigeza mu Rwanda babigurisha ku 1000, bari kuryamira abaturage cyane, kuko bazi neza ko nta bihari ku isoko. Wa mucuruzi w'ibirayi i Nyabugogo yabwiye igihe dukisha inkuru ko uretse kuba ibiva hanze bidahagije, ngo nta nubwo ari ubwoko bwiza. Ikindi ni uko urugendo ari rurerure rwabyo rutuma byangirika mu nzira, bikabagusha mu gihombo abari muri ubu bucuruzi. Ati iyo ugize ingorane imodoka igapfira mu nzira, byagera no ku mupaka wa Tanzania bikamara indi minsi nk'ibiri, uraza ukamena, kubera ko urugendo ari rurerure. Ikindi kizonga abari muri ubwo bucuruzi ni ikiguzi cy'ubwikorezi kiri hejuru. Ikamyo yikorera toni 35 yishyurwa hagati ya miliyoni 4 n'6 y'amafaranga y'u Rwanda. Umwe mu bacuruzi ukura ubunyobwa muri Malawi akabucuruza mu Rwanda yavuze ko igiciro cy'ubwikorezi kuva kuri Malawi kugera i Kigali ari nka $5,000 y'amadolari, naho umusoro ni nka miliyoni 1,300 ku rusumo. Ku mupaka wa Malawi na Tanzania naho hatanzwe andi nkayo. Umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubuhinzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, Dr Uwamahoro Florence, yabwiye igihe dukesha inkuru ko impamvu y'umusaruro muke akenshi iterwa n'uko muri iki gihe tuba dusarura ibyahinzwe mu gihembwe cy'ihinga C, kandi muri cyo hadahingwa ibirayi ku buso bunini. Yakomeje agira ati turi kwitegura igihembwe cy'ihinga 2024A gihingwamo ibirayi byinshi. Ni ugukora ubukangurambaga kugira ngo abantu benshi bitabire guhinga ibi birayi, babihinge ku gihe bakoresha inyongeramusaruro n'imbuto nziza, turebe ko tuzabona umusaruro ushimishije. Dr Uwamahoro yahakanye ko nta makuru afite y'uko hari ibirayi biri gukurwa muri Malawi. Hari undi mucuruzi ukorera ku mupaka wa Tanzania na Malawi wabwiye igihe dukesha inkuru ko bitumvikana uburyo byava muri Malawi bikagera mu Rwanda bigura amafaranga 1000. Ati ntabwo muri Malawi ibirayi bizwi cyane ku buryo bivuyeyo byagera mu Rwanda bigahenda. Niyo babizamura igiciro cyose wabishyiraho wakunguka, kuko niyo wabiguze 300 ukongeraho 400 y'urugendo, niyo wabigurisha 760 cyangwa 800, kuko twese twunguka nka 60 cyangwa 100 ku kiro, wakunguka. Igiceri cy'ijana kuri toni 30 ni miliyoni 3, ukaba ukeneye kunguka ayo. Nta mpamvu yatuma n'ababikura hanze babizamura ku buryo bigera kuri amafaranga 800 cyangwa 900. Ibyo ni ugukabya. Mu kiganiro Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Musafiri Ildefonsi aherutse kugirana na New Times, yagaragaje ko mu bihingwa ngandurarugo harimo ibyuho bikwiye kuvamo amahirwe y'ishoramari. Yavuze ko abanyarwanda barya ibirayi birenze toni miliyoni 1, nyamara umusaruro wiboneka mu gihugu ukabugarukira kuri toni 700,000 ku mwaka. Ati ni ukubera iki twakomeza kugura ibirayi hanze nyamara tuzi ko dushobora kweza ibirayi hano, atari mu majyaruguru gusa ahubwo no mu majyepfo no mu burasirazuba. Bakunzi bacu rero, mukomeze mubane natwe, mukomeze mutukorere subscribe ku batarayikora. Uyu niwe mwanya mwiza wo kuyikora, abayikoze mudukorere share kuri bagenzi banyu, inkuru zacu zirushaho kugera kuri benshi cyane. Murakoze, mugira amahoro.